Yego, Josue rero nk'umutumirwa tugarukana naho indirimbo yatunganijwe, inspiration yaje, umuntu yafashijwe, yabibona umwuka, avomye ku Mana, avomye muri Kristo, akuyemo igihangano. Cyo gihangano gikwiye kuba kiririmbwa gute rero? Nubundi biruzuza ibyo Leopold yaravuze. Biragarukamo bya bice bibiri nubundi. No kuririmbisha umwuka, yego, n'ubwenge. Ya. Wenda ahubwo ndabisobanura mu buhe buryo. Kamere ku mwuka. Akenshi twitiranya umwuka n'ubwenge. Ugasanga iby'ubwenge twabitwereye umwuka. Iby'umwuka nabyo twabitwereye ubwenge. Umwuka wabaye inspiré ubwo tugeze wenda mu buryo bwo kuririmba ya ndirimbo. Si no kuvuga ngo yavuye no muri studio, even no muri studio bya bice ntibisigana. Mu gihe uri kuyikora. Yego. Ntago bisigana. Nubundi kuko muri studio uri kuganira n'abantu utareba. Ariko uri kubatumaho. Niyo mpamvu ya ndirimbo tuzayumva tukumva ko kwihinduye ubuzima bwacu. Rero isoko ba connected na nyiri soko. Mwuka wera afite bwa bushobozi bwo kugenda asobanurira buri wese bitewe n'icyo akeneye ko yumva, nkuko Paul yarabivuze. Ariko ba connected wowe ubwawe, girana ubusabane na nyiri soko. Nubwo uri kuririmba muri studio, hera kuri bya bintu wamaze kumva byabaye ubuzima. Imbabazi zabaye ubuzima. Nakiriye imbabazi. Hari indirimbo numvise abantu baje gukora muri studio aho nkorera, ivuga ngo ndumva imbabazi. Umuntu wari wihannye, noneho atangira kuvuga ngo ndumva imbabazi, ndumva iki, ndimo kuyikora amarira yaragwaga buri mwanya. Nyine ndi kuvuga ni umuntu wabaye inspiré n'indirimbo, izi mbabazi yarazumvaga. Ye nivuga muri cya gicuku gikomeye nanyuzemo bla bla, hanyuma akavuga ngo ndimo ndumva imbabazi ku musaraba, nyine ukazumva. Rero hari n'undi nawe ukeneye kubyumva ako kanya. Ni ukuvuga iyo ndirimbo irakugereraho utari. Hari ijambo riri mu Cyongereza ariko narivuga no mu Kinyarwanda. Iravuga ngo when you believe it then sing it. Niba ubyizera biririmbe. Bavandimwe bene data, ibintu utizera wibiririmba. Ibintu bitagize icyo bikora ku buzima bwawe wibitanga. Ese ukiraho abantu bashobora kumva ibyo bintu bakumva ko kuko nubwo umuntu yabiririmbye ariko nawe ntabyizera. Cyane. N'urugero wayisohoye bitewe ntibanakure. Indirimbo yasohotse hariya yumvise kuri radio bavuga ati ariko iyo muririmbyi nubwo turi kubyumva gutyo umuntu ashaka kwarembye nawe ibintu wumva nawe bitamurimo cyatizera. Birashoboka? Mushaka kumbivumbura. Cyane kubera ko gusa ndaza gushyiramo room ya indivuga ngo Imana ni nziza. Ariko ikintu kibyawe n'umwuka n'umwuka. N'ikibyawe n'umubiri n'umubiri. Nta macengazamo. Niba koko cya kintu ucyumva ukizera, hari onde abyawe na mwuka uri muri wowe agenda akitransfera ku yandi, ku muntu uzabyumva, hanyuma bikagira ikindi kintu birema. Ibyo rero still ni umwuka aragenda agakominika bijyanye na ya communication iri hagati muri jye na mwuka, muri ya soko nkuko yabivugaga. Rero hari n'ibyo wumva nyine ukumva indirimbo ni nziza, bibaho kumva ni nziza, icuranze neza, iririmbye amajwi meza, ukayumva tubyita ngo no gupasa inaperisi.
iratambuka gusa nta gihinduye tagukozeho kumva ntukorwaho ukavuga se ni iki kiri kuba ikibazo ntigishobora kuba wowe ikakwemeza iki kiri kuba aho ngaho ikibazo ntigishobora kuba uwumva ntekereza ko bo birashoboka mu ruhande rumwe ariko nanone impamvu byo ntabishimangira cyane kuki se umuntu twari twita ngo umunyabyaha umupagani utazi Imana cya kintu kimugeraho kikamukora atazi Imana akemera Kristo iyo conviction iba yaje ite iba yaje ni ama onde yaturutse kuri yandirimba kamwinjira exactly kubera iki se naririmba indwara igakira kandi tutari no kumwe no kuvuga ko harimo ya connection byanze bikunze ya indirimbo ntituzirebe nk'indirimbo gusa ntituzirebe nka entertainment nk'ikintu cyo gushyushya abantu cyo kumotiva abantu ahubwo tukirebe nk'ikintu kiri powerful gifite ubuzima gifite ubumana muri cyo ku buryo umuntu abasha kumva indirimbo arwaye agakira abasha kumva indirimbo arwaye umutima agakira ya rero nicyo ngicyo warugeze ahantu wavuze ngo if you believe it sing it okay. Niba ubyemera niba ubyizera jya wabiririmba ni nk'iyo numvise indirimbo nkumva hari ibyo ntemera no muzo mu gitabo uko niko nteye I'm sorry nkumva hari ibyo ntemera iyo mpagize ndaceceka hanyuma ngakomeza kubyo nemera ibyo ntizera aho ngaho urahataruka ndahataruka pe ibyo ntizera nukuri ndabisimbuka kuko nzi neza ko niyo naba ndi kuririmba nta muntu nyumva jewe umutima wanjye uri kuganira n'Imana iyo mpagize rero ishobora no kuba ari biri byo ariko numva ntaragera kuri icyo kigero ndavuga na ahantu ntabwo ndashyikira ibi bintu kugeza igihe uzampa ubushobozi bwo kubishyikira nkabyumva nibwo nzabiririmba ubwo sigara muri rwa rugendo rwo kuganira na Mwuka Wera mubwira nti please fasha numva ibi bintu ngere ku kigero cyo kuba nabiririmba kuko byahinduye byankozeho byahinduye ubuzima bwanjye hanyuma icya kabiri wenda yego hari tuvuze kuri cya kibazo cya kindi cy'ubwenge hari iyo isoko ni sawa nta kibazo hazamo bwa bwenge n'ubundi yego hazamo cya gice cy'ubwenge kuba umuntu yaririmbye ngewe nkarira ntago bivuga ko harimo connection na Mwuka aho hantu utaraharenga ubwo numvaga ndi bukikubaze kuko nagize muri iki gitaramo cya Michael Jackson yararirimbye pe araririmba ubona ko urebye ukaba wagira ngo koko hari yuzuye Umwuka Wera n'abantu bamukurikiye ibihumbi n'ibihumbi ubona bavuye mu byabarize abandi bakaryama hasi yewe n'abantu benshi baranapfuye komereza aho ngaho umuntu aho ntashaka kubyitiranya cyangwa akabyibeshyaho muzike ngiye nkunda kuvuga ngo muzike y'ubwayo ni ururimi rw'Imana iri godly ni ubumana nuko tuyideviya tukayiha undi murongo y'ubwayo iri godly no kuvuga yifitemo ubushobozi bw'ubumana yifitemo ubushobozi burenze iri emotional no kuvuga ikora ku marangamutima cyane rero muzike yifitiye ubushobozi y'ubwayo yo kukuriza ushaka gucuranga nta n'amagambo arimo kubera ibyo ndi gucuranga neza ukabona abantu amarira aramanutse ariko ibyo bitandukanye na Mwuka hanyuma rero dukeneye kumenya nanone ibirebana na tekinike ibirebana na bwa bwenge kugira ngo dutambutse ibyo turi gutambutsa neza ubwo twageze hahandi noneho uri kubiririmba imbere y'abantu bakureba hanyuma hazamo kwisanisha n'ubundi n'ibyo uri kuririmba ariko n'ubundi bigaruka kuri cya kintu kuba byarabaye ku buzima bwawe nyirizina ariko reka tuvuge wenda uri kuririmba indirimbo y'agahinda ntabwo ari indirimbo y'agahinda useka yes
ubwo hazamo ku kintu cyitwa vivacité. Okay. Ubuzima, kumenya gutanga ubuzima bw'ibyo uri gukora, kumenya kuririmba neza, kumenya noneho nabo uri kubwira audience. Ibyo ni ingenzi. Kumenya ko wambara, ugomba kwambara bijyanye n'umuco se n'umuco n'ahantu utanirengagije aho wagiye. Ugiye mu babyeyi bakuru, bamama n'abapapa bakuze, ukagenda wiyambariye jeans n'agashati, babona ko wabanegirije. Yego. Iyo wagiye wafunze neza, bakumva byoroshye. So ibyo rero byose ni ethique, ni ibintu uba ugomba kumenya, ukamenya ukuri bubitambutse mu rwego nanone rwo kugira ngo ba bantu babashe kukumva bari imbere yawe. Yego rero hazamo rero ya tekinike yose ijyanye n'imiririmbire. Muziki igomba kuba imeze neza, sound imeze neza, imicurangire imeze neza, ibintu byose bimeze neza. Donc ya mabwiriza ya muziki, ya harmony ya muziki imeze neza. Hanyuma na ya connection irimo, byose iyo bihuye bitanga ikintu cyiza ku rwego rwo hejuru. Ariko mfite ubushobozi ngiye bwo kubikora byose, abantu bakishima, bagasimbuka, abandi bakarira, bakaryama hasi. Ariko ntibivuze ko harimo ya connection, kuko ibyo bintu iyo basohotse muri konseri barabyibagirwa, babisigaho. Ariko iyo harimo ya connection, birakomeza bikabatravaya, bigakora ku buzima bwabo, hakaba impinduka ku buzima bwabo. Ariko iyo tekinike ni nziza, ishobora gutuma ako kanya ibintu byose bigenda neza. Ujya muri konseri abantu bakaririmba amajwi meza, ukavuga ati ni abamarayika, ukishima, ukumva cya gice cyo muri wowe cy'amarangamutima gikozweho pe, ukarira ukidesharisha. Ariko wasohoka ukaguma ntabwo byabikijwe n'umwuka. Aha, Leopold uri umuririmbyi, noneho tubone kuganiza nka producer, kuganiza nka dirigeant, umuririmbyi muri kuri Turabakunda. Twumvise uburyo indirimbo zikwiriye kuba ziririmbwa, ko ari ibice bibiri by'ingenzi kandi bidakwiriye gusigana: kurimbisha umwuka, kurimbisha ubwenge. Ubona biri gukorwa mu makorari yacu? Utanga experience n'iwanyu. Navuga ko bikorwa, nubwo wenda atari henshi cyane, cyangwa ngo wenda haba ari hose, ariko birakorwa kuko iyo turi kumwe n'abarimu, iyo turi kumwe n'abantu za mpano zitandukanye b'abahanga runaka, duhuza bya bice byombi. Haruzana ya magambo, haruzana rya hishurirwa yagize, ariko nanone bwa buhanga, nanone ya arrangement nziza, ya muzike, ya melody nziza nayo ntisigara. Kuko twabonye ko iyo kimwe gisigaye ikindi gihita kigira intege nkeya. Niba uzanye indirimbo wahishuriwe na mwuka, ariko melody iraho idatondetse neza, itameze neza, n'ubundi ntabwo ya message iri bugere aho ushaka kugera neza. Nanone niba haba bwa buhanga ariko inspiration nayo ifite ikibazo, nabwo ntabwo message itambuka neza. Rero wenda ngiye kuri experience mfite, birakorwa rwose, birajyana. Nubwo wenda ntavuga ngo ku bandi, ariko iwacu turagerageza kandi twumva dushaka ko binakomeza. Yanda nkikubaza, njya nkurikira ibiterane byinshi cyangwa se ukajya no mu rusengero, kusanga hari ibintu byitabwaho kwenda kuruta indirimbo. Ugasanga nibyo byahawe imbaraga cyangwa byahawe umwanya cyane kuruta indirimbo. Rimwe music niyo yaje hejuru, niyo yacuranzwe cyane, kubyina cyane nibyo byahawe umwanya. None ugasanga wa muntu ukeneye kumva bwa butumwa mu ndirimbo, sibyo ubutumwa bw'indirimbo sibwo buhawe umwanya ugaragara, sibwo ntibaretse nk'indirimbo bari isohoka yisanzuye yumvikane. Ibyo urabivuga hiki? Ugasanga ibyo bindi bihawe umwanya cyane, yewe nibyo byanarangaza abantu cyane, ariko umwanya w'indirimbo urasa nkaho ubaye mutoya. Urabivuga hiki nka dirigeant? Na Josue arada kugira kibivugaho, tubone kwambuka ahandi. Ariko bantekereza ko harimo, ntabwo muba mwakangutse ngo mumenye intego yanyu. Hari igihe nyine usanga muri aho
wenda niba navuga ko ari amaraso ya gisorari reka mbivuge gutyo, ariko ntabwo aba ari byo. Intego yanyu muba mwayihushije. Urumva niba mwateguye igiterane wenda ni icy'iminsi 2 cyangwa ni icy'umunsi umwe, ariko abantu bahuruye baje, ubwawo ni umugisha mugize wo kuba abantu baje bakabumva. None mugiyeho muzamuye volume wenda y'ibicurangisho irazamutse, message ntitambutse, cyangwa se wa mugani muragiye murabyinnye cyane, message ntitambutse. Ikintu cyose kiri bubangamire message, intego muraba mwayihushije. Rero numva icyo abantu bagomba gukanguka bakamenya intego yabo yariyo. Ntabwo turi abaririmbyi bo kunezeza cya gice cy'amarangamutima gusa. Turi abaririmbyi ariko turi n'abavuga butumwa. Rero ikintu cyose cyabangamira ubutumwa cyaba gitumye tutagera ku ntego yacu. Josue urakivuga iki? Kuko mperutse ngiye kujya mu rusengero rumwe ngiye ubwanjye, indirimbo bararirimba, natashye numvisemo ijambo rimwe gusa bitewe n'urusaku rw'ibyuma, rimwe na rimwe bakabyina cyane, yabyina ukabataye mikoro, yaba baririmbira kuri televiziyo. Ni mu minsi ishize igihe hari bemeraga abaririmbyi bakeya bakasiga mu mwanya baririmbira ku mateleviziyo, yabyina akabagiye hariya televiziyo yasize hano, donc televiziyo iriho microphone, nta hantu bisemo ijambo rimwe gusa, naryo naryibagiye. Wasanga era nta mwuka wari ubiherekeje kumwe twabivugaga ko naryo naryibagiye. None urabivugaho iki nk'umwigisha mu ndirimbo? Icyo kintu akivugaho iki ko tugomba kurimbisha umwuka ariko tubyumvise n'ubwenge? Murabivugaho iki? Nyine y'ubwenge bwasigaye, hari igihe utakaza icyo wakagombye gutanga. Aho ni ikibazo cyo kumenya gushyira ibintu ku murongo, nyine harmony, kumenya igikwiye gutambuka ni igiki gikwiye. Rero ni ukubikosora nta kindi, kuko nk'uko nabivugaga, ubushobozi bwose bwa muzike cyangwa se ubushobozi bwose bwa kalite nziza, kuko na bwa buhanga still nabwo buva muri ya inspiration. Hanyuma ikindi ushobora no kubyiga ukaba uzi kubyaranja neza bigakunda 100%. Bwa bwenge urabwiga mu ishuri bigakunda. Rero nanone hazamo kutamenya icyo buri muntu ashoboye ngo agikore, umenye icyo uri gukora. Nk'abo ngabo baririmba bagata mikrofone, abo si abaririmbyi. Uwo ntakwiye kuba ari kuri mikrofone ari kuririmba nyirizina, uko niko kuri. Niba muzike yasakuje kuruta ibyo ya message, harimo ikibazo ku bari gucuranga, harimo n'ikibazo ku bari gukora sound. Yewe n'abaririmbyi nabo nibasakuza bakarusha n'ibyuma, nacyo bwacyo ni ikibazo. So bigomba kugira harmony. Niyo mpamvu nshishikariza abaririmbyi kumenya buri muntu icyo ashoboye akagikora neza mu buryo buri perfect. Ni ukuvuga niba ndi umucuranzi, nimba umucuranzi mwiza, apana niyo kuvuga ngo nyine ngo umwuka aradufasha, uri umuntu udondanga ngo upfa kujyaho wijyaho. Sound umucuranzi washaje mukamujyana mu byuma, oya sound yige ukore sound nziza. Nimwige sound, ko musengeremo sound mbi, mukore sound nziza ifite uruhare mu kugira ngo ibintu muvuga byumvikane. Ni mwitoze neza nk'abaririmbye, muririmba amajwi meza atarimo urusaku, atarimo akavuyo. Abacuranzi ni mukore practice. Ari ibintu tujya twita ngo ni piga twende. Ibintu bya piga twende mubireke, kubite tugende, tubireke, twitoze dukore harmony muri muzike yacu. No kuvuga duhuza abaririmbyi, duhuza abacuranzi, duhuze sound, duhuze imyambarire, byose nitumara guhuza ya harmony yose, connecting soko yacu, turaza gutanga ikintu cyiza. Akantu nasoreza kuri iyo ngingo, iyo ukoze ibintu bibi mu bwenge
ni ukuri mpamya ko n'umwuka umusebeje kuko yatanze ubushobozi bwo gukora ibyiza. Reka dukora ibyiza, hanyuma nukora ibintu byari twisa ngo birimo umwuka ariko bitarimo ubwenge, abantu bazabyumva, wenda bajya bavuga ati amagambo ni sawa yego, ariko abahanga bazakujora. Hari abantu utazigera ubwira ngo bakumve, hari abantu bakeneye ko bakubitura umuziki ukabatwika, sibyo? Nyine ukabaha umuziki mwiza, ukabumvisha muzike nziza bakaryoherwa. Uzarebe mu kabari bajya bacuranga indirimbo, akumva biraryoshye, akazicuranga bakumva kuko zifite muzike nziza bakazicuranga, ariko hari n'izo badacuranga mu kabari. Ni ukuvuga rero niba ziryoshye kuri bwa bushobozi bashobora kuzicuranga ahantu hose, reka ubwo bushobozi tubushyiremo, noneho za mbaraga zibiherekeje zize gufata wa muntu biciye muri ya mesaje. Ariko ibyo dusabwa nk'abantu twabikoze, numva ari ibyo. Yego, ubwo birumvikana n'abantu badukurikiye, murumva ko imiririmbire yanyu igice cya kabiri turiho tureba indirimbo zikwiye kuba zirimbwa gute. Hari amakosa ajya akorwa n'amakorari, ukajya kumva ngo tuzaririmba umwuka azatuyobora, ntibakoze practice, ntibasubiyemo, ntibitoje ibyo bazaririmba, bakubakira gusa yuko basenze, yuko Imana yari yabwiye ko izabana nabo umurimo, nyamara Imana yatanze ubwenge nabwo tubukoreshe kuko buzagira umumaro. Icyo kintu rero gikosoke, iyo sound mu nsengero iboneke imeze neza. Makorari azirikane ko agiye hariya kuri stage agiye gutanga ubutumwa, ntibirengagize icyo kintu ngo batahire gusa kubyina n'urusaku rw'icurangisho tujya tubona rimwe na rimwe mu nsengero. Reka dusoze kuri ingingo, ariko ndifuza ko mbere ko hari ingingo tuza gukomozaho gato tukazayidevelopa mu buryo burambuye, mbere yuko tuyikomozaho najya ngo mutanga ubutumwa ku iki kintu, ku ingingo tuyivireho rimwe. Niba ari ubutumwa watanga ku bijyanye n'isoko z'indirimbo, ibihangano twamaze kubona ko ikomoka ku Mana, ari ikwiriye kubiri, ndetse n'ibyo turimba bigomba kuba biri byose birimo Kristo, birimo Imana, birimo ubutumwa bwiza. Kandi tubanye ko mu kuririmba hakwiriye kuririmbishwa umwuka n'ubwenge. Niba hari ubutumwa mwatanga ku iki kintu tukivireho rimwe, mwabutanga na raporo akabutanga, ubundi tukagira ingingo dukomozaho tukazayirambura mu buryo burambuye ikindi gihe. Murakoze cyane. Kuri iyi ngingo ndabwira bavandimwe baririmbye bagenzi banjye, nyine twinjire mu isoko. Isoko nabivuze, duhindure amakuru y'ibyo twumva, kuko isoko nanone ni amakuru, inspiration ni amakuru. Duhindure amakuru y'ibyo twumva. Uri umuririmbyi, uri umuramyi, uri umucuranzi, uri icyo ari cyo cyose ukora mu murimo w'Imana, hindura amakuru y'ibyo wumva. Hari amakuru meza umwuka wera agufitiye, hari amakuru meza ari mu ijambo ry'Imana. Gira umwanya wo kumva, wo gutega amatwi y'amakuru. Isi ifite amakuru yiteguye kuguha, kandi ayo makuru arahari, ari disponible. Ako kantu nkunda kukavugaho cyane. Iyo ugiye muri YouTube yawe, ubu ninjiye muri YouTube ya Manuel, nahita amenya ibintu akunda kureba cyane. Ni ku isi ikoze. Ikoranabuhanga ryawe nirigufashe mu kugirana ubusabane na ya soko, kuko ukeneye gutanga amakuru meza. Urajya kuririmba ku cyumweru mu gitondo cyangwa n'ikindi gihe, uri umuvugabutumwa, uri umuramyi, ariko ubyukiye kuri ya makuru tujya twita wenda byacitse, kandi mu gitondo ni wowe uri buyobore kuramya mu rusengero. Mu by'ukuri ibitekerezo byawe, ubuzima bwawe bwuzuyemo ya makuru ya byacitse isi yaguhaye. Biragoye cyane ko watanga ikindi, umuntu atanga icyo afite. Ayo niyo makuru ufite, niyo uri butange. Ariko hari andi makuru sinkubujije kumenya aho isi igeze, rwose kurikirana aho isi igeze, ariko umenye ko hari andi makuru nayo ukeneye mu buzima, kandi
umwuka wera arayafite pe, arahagije, agenda aduhishurira uko bwije n'uko bukeye, aduhishurira urukundo rw'Imana, aduhishurira ikintu ku kindi, ku makuru y'ubwami bw'Imana. Rero hindura isoko y'ibyo wumva, hindura amakuru y'ibyo wumva, hanyuma ya soko yawe izaba develope. Mu ijambo ry'Imana birimo, mu gusabana na Mwuka Wera birimo, hindura amakuru y'ibyo wumva. Icya kabiri, niba ubyizera byarahinduye ubuzima bwawe, jya wabiririmba. Niba utabyizera rwose nyine urabiririmba kuko ari engagement, ariko ntutegereze impinduka nini kuri wowe no ku bandi. Icya gatatu, ubwenge burakenewe. Nidufata umwanya twitoze ku bwacu no ku bw'ab'inyuma yacu, tubikore ku bwacu no ku bw'ab'inyuma yacu, kuko generasiyo uko zigenda ziza, iyo tubaye abanebwe mu gihe cyacu tuba turi kwicira ab'inyuma yacu, ariko iyo tubaye abanyabwenge tukavumbura ibintu byiza, tuba turi gusiga umurage mwiza ku bantu b'inyuma yacu. Ubumenyi burahari mu buryo bwose bushoboka. Niba uri umucuranzi, gira umwanya wo kwiga, gira umwanya wo kwihinga wige. Niba uri umusound engineer, gira umwanya wo kwihinga. Niba uri umuproducer, gira umwanya. Niba uri umuririmbyi, gira umwanya. Shaka amatekinike meza agezweho yo kuririmba, shaka ibintu byiza bigezweho byo kuririmba, hanyuma bya bintu byose ubihuze, byiyongeraho na ya soko, bizagenda neza. Ijambo ryitwa practice makes perfect. Kwitoza kugeza ku bintu byiza bisukuye bihambaye. Uzatangira biri bitoya, ariko uko ugenda ukora practice kizagera bibe ibintu bimeze neza. Imana iguhe umugisha. Harakoze cyane. Leopold, nubuhe butumwa watanga? ngira ngo ubutumwa natanga n'abaririmbyi ni uko mu by'ukuri kuririmba muzike ya gospel ni uko nayo reka mvuge ko ari andi mahirwe abaririmbyi babonye yo kuvugamo ubutumwa. Ushobora kuba mu by'ukuri gufata Bibiliya ngo ujye mu rusengero utabishobora, ngo uhagarare imbere ubwirize utabishobora, cyangwa ngo ujye ahandi ku muhanda ujye kubwiriza, cyangwa ujye mu mujyi, cyangwa ujye ahantu hose kwa kundi. Ariko nuririmba ya ndirimbo yawe nziza iherekejwe na bya bintu byose twumvise, y'ubwayo izagenda igakora ibingana n'ibyo wamuvuga butumwa yakoze. Rero dukora ibishoboka byose kugira ngo ryavuga butumwa rigere aho rigomba kugera, kandi rinatanga umusaruro, ritange n'umusaruro. Niba mu by'ukuri utazigera ugenda mu ndege cyangwa ukaba utazagera muri Amerika, gerageza byibura ibyo ugiye gukorera hano i Kigali, ibyo ugiye gukorera aho uri hose. Ubu umuntu wese uzabyumva azavuga ngo mu by'ukuri uyu muntu yari yahumekewe, uyu muntu yarayobowe n'umwuka wera, kuko ibintu ari kumbwira mu by'ukuri ndumva ningeyo yari yatumweho. Ibyo ngibyo twabonye ko bidashobora gupfa kwizana, isoko ifite ikibazo. Rero reka muri uyu muyoboro twahawe mwiza w'ivugabutumwa wo kuririmba ube wujuje ibisabwa byose. Nicyo nawe. Yego, murakoze cyane. Birumvikana ko hari igihe isoko ishaka gukamana, hoho ugakomeza ukajya kwiriba kandi yarakamye, kandi ukabuze kuri kuvoma. Donc hari abantu bashobora kuba bakomeje gutanga indirimbo, ariko yenda rimwe bafite baravoma ku isoko, ariko ko atakomeje kubana n'iyo soko, komeza kujya kuvoma, akomeza no gatanga n'ibindi bye gusa. Ubwo rero niba uko bimeze, subira ku isoko, utanga ibiturutse ku isoko, kandi twumvise ubutumwa baduhaye.